uburwayi burahari, amadeni arahari, abazinga koko barahari bari kuzinga, abagutwaye imyenda barahari, abatwaye amafoto barahari, abarwanya ibiganza byo ngo bitakira barahari, abifuza yuko usazira muri ubwo buzima barahari, abatifuza yuko ubona ibyangombwa barahari. Nubwo ibyo byose bihari, uduhinda tw'isi n'imiruho y'isi nubwo byuzuye, data yambwiye ngo mbwire abatuye isi, mbabwire ngo inzira y'umukiranutsi, ngo nkubwire ngo wakwicira inzira ukabona ni byiza ukanaryoherwa, inzira ukayinezererwamo, ariko uzagiramwo ibibembe. Ndabwira abagabo, ndabwira abakobwa, ndabwira abayobozi, ndabwira abacuruzi, ndabwira abanyamasengesho, ndabwira abinginzi, ndabwira abavuga butumwa, ndabwira abahanuzi mutuburira abandi, ndabwira abesikoro mwese mubivemo, wegera Imana. Yesu afite inzira, uyu mwami afite inzira, inzira y'umukiranukira. Bakunzi bagusengerwa, abadukurikiye bari mu gihugu cyacu, abadukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi, turagarutse turi kumwe n'umuntu mukunda cyane abantu, ndetse mwamukurikiye hashize imyaka rwose ariko ndazi ko mwari mwamukunze cyane. Tugarukanye na Christina, ndabizi ko ari abantu benshi mwagiye muramukumbuye. Hanyuma rero tugarutse tuje kuvuga ku nzira, inzira y'umukiranutsi irahari muramuzi ku bintu byinshi, ku buhamya, ku ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi turaje kuvuga, kandi iki kiganiro ndazi ko nimugikurikira muzagira umugisha kuwiteka kandi kizabakomeza. Christine, uraho neza? Uraho. Umeze neza? Ndaho, ndashima Imana. Imana irakurinze? Iracyandinze. Ndabona ubwiza bw'Imana bukuriho ubwiza bw'Imana ndabona bukuriho. Tugomba kubugira, tugahorana itoto kabisa. Muri iki kiganiro ndizera kuraza gufashwa. Turakwakira no kuri gusengerwa. Murakoze cyane, Yesu abaho umugisha. Twari tugukumbuye nanjye nuko. Hari abantu batubwiye ati tuzamuzagarura Christine yongere atubwire Imana, none rero turakuzanye. Turabashimiye mwese, abantu mwese mudukurikiye, kandi ndazi neza ko biragenda neza. Kwanga byuma turi kumwe na Diodoni, nawe Imana imuhumugisha, abari hariya ari kubigenza neza, turabuze ngo mugisha Imana umubeho. Tugiye gutangira dusenga Imana, hanyuma twakire Christina atuganire ijambo. Uyu munsi turi mu kiganiro inzira y'umukiranutsi irahari. Nubwo inzira zabura, ariko hari inzira y'umukiranutsi, kandi muri uyu mwaka no muri uku kwezi umukiranutsi agomba gutabarwa n'inzira y'Imana. Z'abantu zabuze, inzira y'umukiranutsi irahari. Satani tuba tumuhaye gasopu, areka abantu b'Imana, inzira y'umukiranutsi irahari. Ngo agagezi k'ikireti gakamye Imana igifukura kandi cyane rwose, ifukura kandi abantu bagatangazwa n'uburyo gafukuye. Akagezi karakama, ariko inzira ntigikama. Imana yongeye katuremera inzira. Rero kako nangiye gufashwa ntarasenga. Rero bantu b'Imana, ndagira ngo urarike umuntu wese, inshuti yawe, umuntu wese umurarike akurikire iki kiganiro. Inzira y'umukiranutsi irahari, kandi ndazi neza ko kizubaka umutima wawe, ndazi ko kizongera gahembura ubugingo bwawe. Inzira y'umukiranutsi irahari. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye umugambi wa mwiza, tugushimiye kuwarinze mushiki wacu mu minsi yose itambutse, mu myaka yose yatambutse, muri za nzira zawe, muri ya nzira yawe tugiye kuvuga n'ubundi wakomeje kumubeshaho. Twebwe twese utubeshejeho kubera inzira. Ubuhanga bwacu ntago byakunda, no mu bwenge bwacu, ariko kuko uri Imana y'ubushobozi, uri Imana ikitubeshejeho. Tugushimira ko urabana natwe, ushyikire mu ijambo, udushyigikire ubaye natwe muri kiganiro. Ubwiza bw'Imana buganze, imbaraga zawe ziganze muri byose. Reka umuntu wese uzakurikira iri jambo, umubyeyi uzarikurikira, umugabo uzarikurikira, umukobwa uzarikurikira, umusore uzarikurikira, azasobanukirwe ko inzira yawe
itagiza naho uruhumbu. Inzira yawe nta muntu uyihagarika, nta muntu n'umwe uyicamo kabiri, nta muntu uyiroga, nta n'uyitongera. Inzira y'umukiranutsi irahari. Reka umuntu wese uzakura iki kiganiro kizagira hano kimuvana kijya kimugeza atangariza abazimu kuri Imana ifite inzira. No mu gihe cy'icuraburindi umuntu yabuze icyerekezo ujye umuremera inzira. Urakoze Mwami kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Amen. Ndakwakira mu izina rya Yesu. Ngabasuhuza abantu bo kuri gusengerwa, hanyuma utuge ku ijambo. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. N'umukunzi wanyu Christine. Sinaherukaga ngira ngo imyaka 3 cyangwa 2 irenga iciyemo. Nishimiye kongera kumpa invitation, kandi nishimiye kongera kugaruka imbere yanyu. Iki kiganiro tugiye kuganira abantu mu nkunda muzagikundisha abandi. Ibyo ndabibingiye mbibasabira mu buntu bw'Imana. Rwose ndabasuhuje cyane rero mwese. Yesu aduhana n'umugisha, kandi nzi neza yuko Umwuka Wera agiye kudufasha muri iki giterane tugiye gukorera hano, cyangwa se muri iri vugabutumwa ryagutse ku isi hose, mu Rwanda no mu mahanga. Kandi tuzi ko Umwuka Wera azabashoboza kuryumva ndetse no kurisobanukirwa, kuko twese ntago twabishobora, ariko Umwuka Wera ajya aza akadusobanurira, akabasha kudushoboza kwihangana no gutambuka neza gitware. Nibyo mbifurije mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe, turakwishimiye. Karibu, kandi no mu bindi biganiro tujyana ikiganiro cyitwa inyungu ziva mu gusenga. Nacyo dushobora kuzagutumiraho nawe ukaza ukatubwira ntacyo bitaba. Ariko iki ngiki cyo tuzagutumira kenshi ku nzira z'umukiranutsi, kuko inzira y'umukiranutsi irahari. Ndumva hari Imana igomba gukorera abantu bayo, kandi ibiganiro byinshi Imana ijya gukoresha bijya bigenda neza cyane. Hanyuma rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turakwakiriye n'ubundi ku ijambo ry'Imana. Ni karibu. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yesaya, ibice ni 12. Turasoma ku murongo wa 2. Haranditswe ngo, dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye, ni indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Amen. Imana ishimwe. Amen. Turakwakiriye. Murakoze cyane, ndishimye. Iri jambo rirakomeye cyane. Iri jambo kandi rifite imbaraga. Yego. Imana ni agakiza kacu, igahinduka n'indirimbo, igahinduka byose. Ihinduka ibyiringiro byacu, igahinduka ibyiringiro by'umukristo, igahinduka ibyiringiro by'umukiranutsi. Dawidi niwe yavuze ngo umukiranutsi ngo naho yago ngo ntazigera arambarara. Kubera ko ari umukiranutsi. Nukuri umukiranutsi ni ijambo riremereye, ni ijambo ryagutse, ni ijambo umuntu atekereza akarikururamo ibintu byinshi. Ku mukiranutsi harimo ibintu byinshi, harimo gukiranuka, ugakiranuka aho abantu bareba naho batareba. Gukiranuka mu kuri kose ugerageza gukoresha wowe bwawe ubizi n'umutima wawe. Kuko nshobora kwishushanya ngo ndi umukiranutsi ariko ntari umukiranutsi. Nibyo. Ariko nge n'umutima wanjye ukampamiriza, ukanyumvisha ko nyine ndi umukiranutsi cyangwa ntari we. Rero iri jambo umukiranutsi ritubera inkingi y'umutima. Amen. Uwitwa umukristo wese yongere yige kuba umukiranutsi. Ubundi gukiranuka ni imwe mu nzira Imana icira umukristo. Inzira ya mbere, buriya inzira ni nyinshi, hari inzira z'Imana nyinshi, ariko umukiranutsi inzira ya mbere Imana imucira ni inzira yo gukizwa. Iyo wemeye kujya muri iyi nzira y'agakiza ukayinjiramo neza, iyi nzira y'agakiza iguhesha n'ibindi. Ibyago n'amakuba ni abantu bashaka kwinjira mu bintu by'Imana bameze nk'abantu bagiye kwibiramo. Ariko ubundi iyo umuntu yemereye kwinjira mu nzira y'agakiza, kuko Yesu niwe nzira,
hanyuma niwe nzira itugeza mu ijuru, yego ni nawe nzira itugeza mu bisubizo, yego ni nawe nzira ucamo umwakira. Reka tubwire umuntu wese dukurikiye ngo Yesu akubera inzira. amen. Imana ishimwe. Yesu niwe nzira umuntu acamo abona agakiza. yego Ubuzima bwacu bwose bushingiye kuri Kristo, niwe utuyobora muri iyi nzira. Niyo mpamvu umukiranutsi atazabura inzira, kandi uyo muyobora mu nzira arahari. Imana ishimwe. uwo ngo niwe udufata ukuboko akatuyobora, akatwereka inzira dukwiriye kunyuramo. Adufata ukuboko akatuyobora, akanaturwanirira, akatuyobora inzira yo gukiranuka, akanaturamira muri iyi nzira. Iki kiganiro inzira y'umukiranutsi irahari. Ngitekerezaho abantu benshi bananiriwe mu nzira, yego abakristo benshi bananiriwe mu nzira, yego ari abantu batangiye agakiza kera bananiriwe mu nzira. Hanyuma iki kiganiro umwuka w'Imana nzanira ngo ikiganiro nimbwira abantu ko inzira y'umukiranutsi ihari. Umwuka w'Imana arambwiye ngo abantu barananiwe ariko Imana ntinaniwe. yego Kandi hari nubwo abantu bibwira ko bananiwe batananiwe. Uraza kuturebera ikibazo kibuye ririmo rirangira. Abantu hari igihe bibwira ko bananiwe ariko batananiwe, ahubwo Satani ubananiza arimo agenda bakontana ashakakisha uburyo yabarwanya kugira ngo bacike intege. Umuntu rero akananirwa, ariko inzira y'umukiranutsi ubundi irahari. Iyo wizeye Kristo akubera byose, akubera ibyiringiro kandi akubera umutabazi. Ntabwo uyu mwami Yesu ajya areka umuntu we. Iyo umuntu yamwizeye aramurwanirira. Christine, ushobora kwicara ukavuga ati ariko buriya inzira ziracyarahari, zirahari. Uzi ko hari igihe umuntu yicara Satani akamubwira ati ariko wowe ubu nusebye, ubu urabona utabuze icyerekezo, nyamara Yesu afite inzira. Yesu afite inzira. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye, mbabwire ko uyu mwami Yesu afite inzira. Mbwira ababyeyi ko Yesu afite inzira, kandi inzira y'umukiranutsi ihari. Ntabwo inzira y'umukiranutsi izigera ibura. Abantu bo babura inzira, ariko nacyagiye Yesu agucecekana, inzira bayifite. Nacyagihe ushobora gusenga ntiwumve ijwi, hari igihe kigera ukageragezwa ukanasenga ijuru, umwuka w'Imana agaceceka, ukanashaka n'abantu b'Imana, umwuka w'Imana agaceceka. Nabwo inzira ibihari. Ndabizi ko turaza kugira umugisha nuko Satani ajya yisaza, ariko aha muri iyi nzu hari ibikoresho byinshi, ntaze kwigora ahita afata akagozi ashyiramo, harabiremera. Inzira y'umukiranutsi irahari. Nubwo yaba mu buzima bukomeye, nubwo yaba mu buzima bw'ibikomere, nubwo yaba mu makuba akomeye, uzi ko buriya Danieli anyangisha ibintu bikomeye. Danieli bariya bagabo bamugambanira. Mu bitekerezo bya Danieli yabonaga ko inzira ntazihari. Barakugambaniye, bamugambaniye ku mwami, hejuru y'umwami nta wundi muntu uhari wo kumuburanira. Bamushinjije amakosa kandi agaragara kandi anaboneka. Yanze gusenga ikigirwamana, yanze gusenga, kandi bagikoreye umwami, bashyiraho umunsi wo kujya bagisenga kugira ngo bubahe umwami, arabyanze. Baranabimweretse ati mwami nyiricyubahiro, dore nguriye.
turi ntabwo ari gusenga ya mana ye. Baramugambaniye kandi bari banogeje. Hari ukuntu abantu banoga inzira banoza bakanoga bakagambanira umuntu, bagatega ibico, bagacukura n'inzobo, bakavuga ati byanga byakunda aragwamo, kandi byanga byakunda ntaragaruka. yego. Hari ukuntu abantu bagambanira umuntu, bagatega ibico bye bakanoza, ariko hari Imana ifite inzira. Yego. Uzi ko Danieli baramugambaniye, baranoza, banashyiraho n'iteka ry'umuntu uzajya usuzugura umwami uko bizajya bigenda. Barabyiga. Bikambwira aho radukurikiye, hari abantu bari kukwigaho, ariko inzira y'umukiranutsi irahari. Biga uburyo bazamura, biga n'uburyo atazanagaruka. Dushaka no kubona n'inzara za Danieli, dushaka no kubona n'uruhu rwa Danieli, dushaka no kubona n'umubiri we. Twiga uburyo azagwa mu ikosa kandi agapfa akibagirana, ndetse nibanamushingura basanga ikintu bazakoresha intare. Nabwo baravuga ngo izi ntare zishobora kuzamugira n'impuhwe, tuzajya tuzisonzesha iminsi 3 zitarya, ku buryo tuzadufata umuntu tukamunagamo. Ariko tagati nta wundi muntu bashakaga, yari Danieli. Ariko inzira y'umukiranutsi igize gute? Irahari. Haleluya. Amen. Amen. Nubwo byari bimeze bityo, akandi kantu gato ngo abahanga bo gusobanura kino gitabo baravuga ngo ziriya ntare zari zigiye mu masengesho y'iminsi 3. Yari 3. Amasengesho y'iminsi 3 ntago zari ziyagiriyemo kugira ngo zizafungure Danieli, zizamurye zimutapfune. Ahubwo ikintu gitangaje nuko babandi baduciriye ibico, bamwe bashaka kudukuraho, bamwe bari kutugambanira, bamwe bari gushaka ko inzira zacu zisibangana, nibo ya masengesho yakozeho y'intare. Niko tumenyereye ko ku munsi wa 3 aribwo umuntu afata ibyo kurya. Za ntare rero ngo Danieli yagiye, bamujugunye mu rwobo, bakimujugunyamo ahubwo Imana yo yambika Danieli igitinyiro kidasanzwe rwose, kubera ko ya nzira y'Imana no mu kuzimu irahari. Agezemo umwami ngo abura amahoro, aragaruka mu gitondo aravuga ngo yewe mugaragu ukundwa, uracyari makuka, uracyahumeka, uracyari. Haleluya. Danieli ngo avugira mu rwobo, umwami ngo arategeka bamukuramo, arangije ngo aravuga ngo ba bantu bose bamwe babikoze babugambaniye bose nimubashyire muri kiriya cyobo. Cya cyobo rero basanga intare zirasaba ngo babashyizemo n'abana n'abuzukuruza babo bose babashyira muri cya cyobo. Buriya kuko inzira y'umukiranutsi irahari. Sinzi umuntu ndi kubwira, ariko ndagira ngo menyeshe umuntu nkurikiye ko inzira y'umukiranutsi irahari. Sinzi umuntu ndi kumva umwuka w'Imana nyemeza kubwira umuntu ngo ibyaguhagurukiye ntibirusha Imana imbaraga. Ibyahagurukiye ubuzima bwawe ntibirusha Imana imbaraga. Ariko ibwira ko abagabo batari banogeje inama, bari bayinogeje. Ariko uzi umuntu gutega akavuga ngo sishaka kwapfa ngo nahinduke n'umurambo bajye kumushingura. Uzi ko hari umuntu ugutega umutego akavuga ati sishaka no kubona n'amaraso. Ntibashakaga, kuko ubundi intare yishe ikintu cya mbere ibanza gukora, ibanza kunyunyuza amaraso. Dushaka n'amaraso ye apfe nabi. Ariko mu kibazo umuntu ahagazemo, mu kigeragezo tuba duhagazemo, mu kigeragezo utagizemo uruhare, warubasha Imana, Imana iterekamo inzira. Data wa twese, aho hantu mvuze nshaka ko tuhatinda cyane. Data wa twese arabareba aravuga ati sha ntabwo mwamuremye.
ntabwo muzi ibyiwe, ntabwo muzi ko ari umukiranutsi, ntabwo muzi ko inzira y'umukiranutsi ihari. Reka nze mbereke. Abwira intare ati rero mwantare mwe narabaremye, hari abashonjesheje, ariya mwakoze nayo kubaha Imana, sayo kugira ngo mugotomere uwanjye. Reka mbwira umuntu nkurikiye ngo ibyaguhagurukiye hari igihe bizaba inzira. Irabanza zibwa ngo mwihangane, noneho irazibwira ati mwihangane, kandi nubwo murimo bamujugunyemo, ikajya zibwira ati mumurebe mwirebe ntaribwa. Erega kuba tugejeje uyu munsi utarapfuye, hari ibintu bitureba bikireba, tukabaho tukongera tukabaho. Kuba ugihumeka papa, kuba ugihumeka mama, kuba ugihumeka mushiki wanjye, kuba ugihumeka, hari ibintu bikureba bigasanga hari imbaraga z'Imana zikuriho. Yazibwira ati ntimumurye, ngo zikamuzenguruka zikamureba, zigasanga hari inzira y'umukiranutsi. Uzi ikintu Imana yazisezeranije? Kandi ntabwo abantu babizi. Yazibwira ati mwihangane, inyuma y'uyu nguyu hari inyama, inyuma y'uyu nguyu hari inyama. Ni izihe nyama yari bateguriye? Iyo Imana itabaye umukiranutsi, yego, abanzi bagiye mu nzira y'umukiranutsi, yego, ntabwo ibashakira igikari cyo kubamo, ibashakira urwo bibarundamo. Ndabisubiramo n'imbere ya kamera. Iyo Imana ije gutabara umukiranutsi, yego, abarozi bahagurukiye umukiranutsi, abazimu bahagurukiye umukiranutsi, uyu munsi ntibashyira mu ngurube, ntabwo ibohereza mu nyanja y'ingurube, iyo nyanja ntigihari, ibashakira icyobo ikabarundamo. Ntitabara umukiranutsi ngo isige abamucukuriye urwobo. Soma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 31 ku murongo wa 2, haravuga ngo kandi yantumye no kumenyesha umwaka w'imbabazi, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Iyo imanutse izanye inzira, izana n'agakoni. Yego, niyo mpamvu abacukuriye abagambaniye Daniel batari kubaho. Yego, ndagira ngo mbwira abantu badukurikiye muri ikiganiro inzira y'umukiranutsi irahari. Ntabwo Imana izagutabara ngo isige ibyagushyize mu mutego. ntabwo yabigirira ibambe, ntabwo yabagirira impuhwe. Ntabwo Kristo, ntabwo Imana izagutabara guhanurire ngo isige abagushyize mu mutego. Ntabwo yakora ikosa. Si wamaze kuhavuga iryo kosa ntiyarikora, kuko bose izabarundumuriramo. Wagize ngo aba bagabo bari bazi ko banongeje inama, ariko kuko Imana ifite inzira y'umukiranutsi, yego, bagiyemo. Wari uzi ko babazana, abarinzi bagiye kubazana, ubundi baba baracitse bakirukanga, barabwira ati ziriya ntare ntabwo ziryana. Ati kubera icyo tirakata ntiziryana. Daniel arimo ntizigeze bamuvanyemo, nimuze namwe barabashyiramo n'abagore, namwe muravamo. Dufite Imana idukubitira imbaraga zahagurukiye ubuzima bwacu. Impamvu kiriho hari ibyo data yakubise, impamvu gihumeka relashara, hari ibyo umwami Yesu yakubise mu buzima bwawe. Barabwira ati nimuze ntabwo zirabarya, nta kintu zibatwara. Na Daniel yarayemo umwami asanze akihumeka, iziriya ntare mwarazisoze ariko ntizirye, zireba umuntu zikamureba. Impamvu zitamuriye yavuganye n'Imana. Iri guhiga bitaravuganye n'Imana, Uwiteka byambuye agaciro mu buzima bwawe. Inzira y'umukiranutsi irahari mu izina rya Yesu. Amen. Urabyemera ko inzira y'umukiranutsi ihari? Ndabizi cyane, ndanabyemera. Oya, urabyemera? Yego. Esteri yatabawe na bene wabo, sinze n'umukiranutsi, nuko yakiranutse. Reka tuve kuri Esteri. Ubu imyenda wambaye wayikuye kwa so wanyu? Reka sinze n'umukiranutsi, nubwo yamenye ko yaguzwe. Ubu se aha nicaye ni 8 wa data.
ni inzira y'umukiranutsi. Ariko bantu mudukurikiye mwakira inzira y'umukiranutsi. Oya, no mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 2 hari ijambo rivuga ngo azarinda ibirenge by'umukiranutsi by'abakiranutsi be. Imana ishimwe. Ariko abanyabyaha bazakemererwa mu mwijima, kuko nta muntu uzaneshesha amaboko. Abarwanya Uwiteka bazavunagurika. Subiramo iryo jambo. Ko numva Igitabo cya mbere cya Samweli kiratubwiye ngo mu bice bya 2 umurongo w'9 haravuze ngo azarinda ibirenge by'abakiranutsi be. Abakiranutsi be azabarinda, ntabwo ari babandi bose. Abakiranutsi be azarinda ibirenge byacu. Ariko abanyabyaha bazakemererwa mu mwijima, kuko nta muntu uzaneshesha amaboko. Abarwanya Uwiteka bazavunagurika. Azabahindiraho ari mu ijuru. Uwiteka azacira abo ku mpera y'isi imanza, kandi umwami we azamuha imbaraga. Azashyira hejuru ihembe ry'uwo yasize amavuta. Turakene ijambo ry'Imana. Inzira y'abakiranutsi irakomeje. Nubwo inzira wabona ko ifunganye, ukabona ari mu kabwibwi, ukabona hatabona, ukabona habuditse, ariko inzira y'Uwiteka unyuramo azayirinda. Azakurinda amajya n'amazi, azakumira ibyari bikwasamiye, kuko yashyize inzira imbere yawe. Arakubwira ati tambuka mwana wanjye. Yigeze yabwira abagabo bamwe, irababwira ngo nzabarinda, ahataringaniye nzaharinganiza, ibihindizo by'ibyuma nzabigira gute. Kuko turi abakiranutsi tugerageza gukiranuka, niyo mpamvu Uwiteka nawe azaturindira muri izi nzira. Nukuri inzira y'umukiranutsi irahari. Yego bakunzi bagusengarwa, abadukurikiye mwese muri mu gihugu cyacu, abadukurikiye muri ku migabane itandukanye y'isi mwese, ndagira ngo mbwira abantu badukurikiye, ntabwo turavuga ku bwa Daniel gusa, ntabwo turavuga ku bwa Morodekayi gusa, ahubwo tugarutse mu buzima busanzwe, mu buzima bwa Gikristo, mu buzima turigamo bwa buri munsi. Ba Daniel barayibonye, ba Esther barayibona, tubonye mu ijambo ry'Imana abantu bajya bona inzira y'umukiranutsi, ba Eliya barayibonye, ba Saduraka na Meshake babonye inzira y'Imana, babonye inzira y'umukiranutsi mu muriro. Hari benshi babonye inzira y'Imana. Ba Yosefu barayibonye, ba Yosefu babonye inzira y'umukiranutsi. Yosefu abonye inzira y'umukiranutsi mu gihe ari muri gereza, nta byiringiro, nta n'uwafite umugemurira, abona inzira y'umukiranutsi, ava muri gereza ajya ibwami, ahinduka umuyobozi. Iyo ni inzira y'umukiranutsi iza umuntu ari mu icuraburinde yabuze icyerekezo. Aho ntabwo tuhatinda, ahubwo tugarutse mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi tubamo, mu buzima tubamo, mu rubyiruko, mu babyeyi, mu bagabo, mu basore. Tugiye kureba inzira y'umukiranutsi mu buzima dusanzwe tubamo, tutuyemo uyu munsi, twicayemo tubamo. Muri ubuzima turimo duhanganye n'inzira. Yego ubuzima turimo bwa buri munsi duhanganye n'inzira. Yego mu mibereho ya buri munsi duhanganye n'inzira. Iyo umuntu atabawe ni Imana y'umuciriye inzira. Iyo umuntu yambaye ni Imana y'umwambitse, ni inzira Imana ibimuhaye. Ndagira ngo tubwire abana dukurikiye ko hari Imana ifite inzira y'umukiranutsi. Imana irashoboye. Imana irashoboye. Abanzi nanjye njya mbisubiramo. Iyo ndebye biriya byigisho cyangwa iriya témoignage nashyize kuri gusengarwa, iya mbere yabanjijeho nari igikara. Ariko bwoka byara uziko akantu kavuze nk'ikibagirwa, nari igikara. Yego yego nanutse, Mana we inzira z'umukiranutsi. Ariko ntago ngewe ngiye mu bandi, nge nyine nivuzeho Christine. Ntangira kuri gusengarwa, ubu hari abahita bagira amatsiko nyine bakajya gushaka icyigisho cya mbere, témoignage ya mbere. Nari igikara mfite natirere nayo itanasokoje neza,
narayirebye mbona harimo dodani ariko kubera ko yagiye ishyiraho inzira noneho hari ikindi twashyizeho nimba ari icya kane nimba ari icya gatanu igihe nazaga gushima Imana nambaye baze nari mfite inzobe itamuye nimba ari kamera zanyu nimba ntabwo nja ndabimenyaga ariko inzira y'umukiranutsi bene data rwana intambara nziza nari igikara nanutse unanutse shawe mfite ibiro 50 nimba ari na 5 naje kugusenga rwa mfite 55 inzira y'umukiranutsi irahari rero tubikuruye nkageza ubu ngubu ni Imana yahabaye nako kayira nyine Imana yanciriye nako kagezi nyine utagira ngo hari ahandi nabikuye muri izo nzira ngo muri izo nzira iyi nzira nubwo tuyirimo ntabwo ari iy'ibyishimo ahubwo iyi nzira irafunganye kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo iyo nzira izaba iyo kwera no gukiranuka kandi ngo abazayinyuramo nibo bazabona ubugingo abanduye imitima ntibazayigeramo rero impamvu iyi nzira tukwemera tukayinyuramo tukayisonzeramo ntituyivemo tukayambariramo ubusa ntituyivemo ni uko iyo tugeze mu cya kabiri cya ya nzira Imana niho itangirira kukwambika igatangirira kugusetsa igatangira guhindura ibintu noneho iyo bitangiye guhinduka rero uba watangiye kurya kuri za mbuto twahishiwe abayehova nibo bajya babivuga neza ngo tuzaba mu gihugu cyiza cya paradizo ngo kirimo imbuto mbese biriya bintu byose ihanganire muri iyi nzira Kristo ari kukunyuzamo nubwo ku ntangiriro ifunganye ariko mo hagati ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ntabwo ijya yemera kubabaza umuntu wayiteka ntishobora gukora ikosa ryo kukuriza amarira iteka ahubwo igeraho igashyiramo n'imiyaga igeraho igashyiramo koroshya nasomye ijambo riri mu gitabo cya Yobu rivuga ngo basinyemereraho gatoya basi umpe kumera amacandwe umpe kumeraho amacandwe ho gato nuko Yobu byari yabonaga inzira ifunganya ahantu hose ageze aravuga ati basi Uwiteka nyemerera umpe kumeraho amacandwe ho gato Yesu rero ntabwo azatubabaza iteka iyi nzira irahari njyewe ukuri imbere njyewe uri imbere ya kamera ndabihamya neza muri imbyi niyo yavuze ngo ndabihamya kuri Mana ibyo ukora byose Mana biratangaje birahari ibihamya birahari ko muri iyi nzira nubwo iyi nzira tuyicogoreyemo nubwo iyi nzira Satani adufatiyemo nubwo iyi nzira Satani atumye dukuramo inkweto ariko ku mukiranutsi ntabwo tuzazikuramo ntabwo tuzakuramo inkweto inzira y'umukiranutsi irahari yego inzira y'umukiranutsi irahari kuko ibyo uvuze kandi ni ukuri n'ibigaragara yego n'ibiriho ntabwo ari ibizaza n'ibiriho n'ibyo twabonye n'ibyo n'ibigaragara kuko nk'uko bivuze ati nihereho ntabwo ari Christina wa wundi tuzi twabonye uza kuri gusenga rwabo wa mbere Christine wahindutse wanyuze mu nzira Yesu yazaniye inzira reka tubwire umuntu ushaka kwishingira ngo abaretse inzira y'umukiranutsi irahari tubwire umuntu ushaka kuva mu byizerwa ushaka kugwa ngo ashinga akabari abaretse inzira y'umukiranutsi irahari hari ukuntu ureba inzira ukazibura ugahita uvuga ati ariko wajya no mu kabari oya Satani ajya dushuka tutagiye kure hari igihe umukristo ageza agacogora cyane rwose ntago bintera ubwoba cyangwa isoni nanjye hari igihe nageze numva ndatentebutse numva nyine nahita nciye apanya ndavuga ati wanyerera ahangaha ndavuga ntiwanyerera ahangaha wenda byakunda ariko Yesu ni umugwaneza
humura inzira irahari. iyi teme wazanye njye nigeze nayihabwa mu nzozi z'imyanzuro njyewe nari nifatiye. Gahibase. Ijwi ry'Imana riransanga rirambwira ngo nubwo ubona ntinze hari ibindi nkiri gukora. Iriya nzira ushobora kuzayigwamo. Numva ibyiringiro biragarutse, numva ko nubwo Yesu atinze kuza ariko akiri hafi yanjye, akiri kumenya. Nukuri. Mbo rero aburi kuvuga ngo bashaka kwishingira n'ibikini babe baretse. Nanjye ndacyategereje. Waya inzira y'umukiranutsi irahari. Meruka gusenga n'umuntu arambwira ati bundagiye ntisugiye ati bundanije kuyisezera iki ati Imana ukajya Yesu ati nkiyahura. Ndamugane ufite abana ati mfite abana 5. N'uwiyahura se uraho bikemuye cyangwa uraho biremereje. Uriyahura abana basigare bari imfubyi. Bazarira amarira atazigera arangira. Ni igikomere uraho bateye kitazarangira. Ndamugane uko ntago ari kubarwana. Inzira y'umukiranutsi irahari. Mera nka Yobu wavuze ngo naho napfa napfa nyiringiye. Ntuhagarara kigabo, Imana izagutabara. Turapfukama turasenga, tujya ahandi hantu turasenga, dutandukanye tumwe dutandukana. Umuntu atamuhamagara yitwa telefone aramubwira ngo ujya 700 ngo narakwambuye ngo ndiyakoreze kuri telefone. Yarahangayikishijwe n'ibihumbi 200. Imana imuha 700. Arambwira ati werari uziko nari niyahuye ari 200. Ati sanzwe nameshishaka ni nanga ni 200. No ni Imana ishobora byose impaye 700. Ndavuga ni rero iyakuyoboye ukaza tugasenga nikuramiye. Uziko kenshi ahanini y'umuntu ageze ahantu abona ko asigaje izuba rimwe ngapfe, igitondo cye kiba cyaje, umugisha we uba waje. Abantu benshi ntago babyemera. Iyo umuntu ageze ahantu abona ko byarangiye, utabara kw'Imana kuba kwaje ku buzima bwe. Ubuse ntabwo uriho. Ndiho. Suri kumbwira ngo mvuye Bugande kubwiriza, ngo mvuya kubwiriza, ngo mwakinashe zanga. Inzira y'umukiranutsi irahari nubwo wicaye aho wicaye dukurikiye. Inzira nabwo irahari. Inzira y'umukiranutsi ntabwo ifunganye, ntabwo Yesu yakora ikosa ryo kutwiminza inzira. Kuko inzira niyo tubasha gutemberamo tukamenya uko amakuru ameze cyane. Abapfumu bafite iz'ubusamo. Abapagani bafite iz'ubusamo bajya kuraguza, bakajya gucisha indasago. Abasenga dufite inzira tuhabwa dukora ku musaraba. Dufite inzira twawe na Kristo yaduharuriye inzira. Utuyira ni twinshi. Hari inzira uruhande rw'inzira y'Imana, hari inzira nyinshi, hari utundi tuna twinshi twa pirate. Reka mbwira umuntu wese dukurikiye utwo twa pirate twihorere. Yesu azakubera inzira mu izina rya Yesu. Amen. Kandi ntazaguteza rubanda. Utuyira turahari. Abantu baradufite twinshi. Imana ntago yakora ikosa ryo kuduteza rubanda nk'uko bivuze. Hari ahantu narindi muri Niba turi mu gitondo, ndababwira ngo Imana nubwo yadukubise yegetseho ntiyaduteza abantu. Yarakinze ikubitira mu ntoki. Ubwo rero ihanganire nyine akanyafu ka Yesu ntabwo kababaza, nubwo kakubabaza ariko ntabwo yaguteza abantu. Ntiyaguteza abantu. Kandi burya kano kayiri uri kukanyuramo uba uri guseka, nta wamenya kuri ku nkoni z'Imana. Kuko tukubona mu ikoti tukakubona muri baze, ariko tutazi inkono uriho. Iyo umuntu yabuze urubyaro aba yumva inzira yabuze. Ariko hari n'iko agenda kwa muganga bakamubwira ati uzabyara nyuma y'imyaka 50.
ariko iyo yinjiye mu masengesho akemerera Imana ese inzira ntiboneka. Nta babyeyi wabonye Imana yahaye urubyaro abaganga bababwiye ngo ntibazabyara. oya hari n'abo yagiye ishingira twarabonaga bitari kuzemera ukabona Imana irabikoze ikabikora. iyo si inzira y'umukiranutsi. ni inzira. Iyo umuntu bagiye kumutereza cyamunara ntabwo zose ariko zigenda. yego nzi umuntu batereje cyamunara Imana yamubwiye ngo nubwo bazagutiza cyamunara inzu yawe ntaho izajya. Arambwira ati ariko warasaze, ubu ngubu ibintu uvuga birasobanutse. Wowe uri kumbwira ngo bazatiza cyamunara mbonye batiza cyamunara ariko inzu yawe mbonye uyigumamo. turasenga tugira ibihe byiza turataha, baraza batiza cyamunara. Imana ihagurutse umuntu araza umuzi watamuzi agura inzu arayishyura muri cyamunara. Turarira turihanagura tuhanagura muswara bakavuga ati ko se mukozimo warasenze ni narasenze. Noneho nimba hari ibintu bigoranye mwa bantu b'Imana nugusengera umuntu ari inshuti yawe ukabona aguye mu kibazo ari inshuti yawe ukabona ibyo wasengeye rwose biranze waramuremyemo iki waramuremye umera nkaho uguye muri koma umera nkaho ucitse umugongo akajya ndeba n'umudamu ati ubiragiye koko ukorera Imana. Imana irabyemera n'imihigo twahize irabyemera ariko yavuze yuko cyamunara izaba zitagenda. Mwari mwayisoka ati nitwaye tusoka akiragiye ubu ngubu uyiguze araza dusohore. Ndimo ndi gusenga hari ukuntu iyo byacanze hari ukuntu bica nk'umuntu ukagisengera umutima. Hari amasengesho azwi n'atazwi. Ubu ni umucyanutsi akwiye gusenga amasengesho azwi n'atazwi. Amasengesho atazwi ni amasengesho dusenga twicaye kuri moto, ni amasengesho dusenga turi mu muhanda muri kaburimbo, ni amasengesho usenga uri muri biro uri mu kazi, ni amasengesho usenga nyine abantu bamenye kuri gusenga kandi uri gusenga. Ushobora kuba no muhanda ugenda ushaka no kuyasenga uri mu nama. Ayo ni amasengesho azwi n'amasengesho abatazwi kandi uri mu masengesho. Hanyuma rero ubwo baba aho ngaho nanjye gusenga amasengesho abakanganiza ariko ndi kubaza Imana ubu koko wowe nabonye umakazi, wowe nabonye njyana muri misiyo, wowe nabonye wankoreye ubukwe, wowe nabonye wakoreye ibintu ibikomeye abantu, iki kintu kirakunaniye. Ngiye kumva numva ijwi rambwiye ngo mu kanya gato ngo murambona bundi bushya. Kandi bibabwire ko bwira umugore n'umugabo ko bagiye kumbona bundi bushya. Ndabegera uzi ko bari bankubise. Buriya reka bwira umuntu wese ikintu cyitwa igikomere, ikintu cyitwa igikomere, umuntu afite igikomere uzamubwire ariko umubwire witeguye no kumwitaza. Yaranteye urushyi ndabegereye nti irambwiye ati kubwiye ngo iki, irambwiye ngo muraza kuyibona bundi bushya. Umugabo yabanduye urushyi rwiza mba ndirutse ati ibintu by'umuteka mutwe gusa ati ndabona bundi bushya gute. Ni uwayiguze yakije imodoka agenda tureba aragenda ati mwiriwe dusiga turi gusenga turira yareka tubati baragenda nyine nyirinzo mu kanya agiye kuzana umugore ko ati ngiye kuzana umugore n'abana barebe umugore ntiyaranahari. Nawe ntiyagiye tubwire kumbi ba bantu bayiguze niyo nzira barabazi ariko we ntabazi. Cyamaga Imana guhagurukije Simoni muri amateraniro, cyamaga Imana gutabara guhagurukije Simoni, amaboko y'abantu wabuza hano wakatira ariko Imana kuremera igitangaza muri iyi nzira. Tugiye tubona araje n'abana n'umudamu baparitse jipe bavuyemo bagaruka badafite isura nk'iyo bari bafite, bagaruka baseka. Baraduhamagaye ati nimuze mudusuhuze, ati bafungura butu y'imodoka bavana umufuka w'umuceri bavanamo uw'akawunga ati nimujyane mu nzu. Umugabo atangira kundeba gutya umugabo akajya ndeba gutya n'umudamu. Bavanamo amavuta, bavanamo ibishyimbo, barabahaye kugera ku isabune, barabahahira kugera kuri korogate, barabahahira ibintu byose. Barangije
baraza n'amafata n'amaji hari umuntu uza akakwica dayimoni akazinogonora ugasigara. Nimba hari ikintu kiryoha mw'abantu ni ugusenga ubonye Imana ikoze igitangaza. Nasenze amasengesho ariko umunsi twase amasengesho shisha kuzayibagirwa mu buzima bwanjye. Hari amasengesho nasenze, hari amasengesho nasenze senga n'umudamu Imana yahaye urubyaro amaze imyaka 20. Nayo uwo munsi ntabwo niyagaruka. Barinjira, bamaze kwinjira turapakira ati ni munywe, ati hanyuma turajya ngo tubahe ijambo. Umugabo abarabibwiye ngo kera ngo papa wawe yangiriye neza, ngo ndi mwene kanaka. Papa uwo muntu wabatisha munara uwo mugabo yagiriye neza ise w'uwo mubyeyi. Ni ibintu byakuri. Araho ngo papa wawe yagiriye neza papa, umugisha papa wawe, umugisha papa afite awukomora kuri papa wawe. Rero numvishije amakuru y'igisuzuguro kikuriho, ngambira nanjye kuza kukugirira neza. Reka nkubwize ukuri, nagiye kumva numva ibintu biri kumfata, nkajya numva nkavuga ntibishoboka, ndi kurota ngo amafaranga yatanzwa ibyabaye ntazishyurwa, inzu yanyu muyigumemo, amafaranga yatanzwa natwe tubagiriye neza, turabahaye, twahize umuhigo ko ineza papa wanyu yagiriye data natwe twaza tukayibagirira, kandi twanze kubibwira tutamaze kwibagirira, ahubwo twavuze ko tuzayibwira tumaze kubagirira. Habaye igitaramo Christine, niba hari igitaramo, habaye igitaramo. Ubwo se waryama? Ntago waryama. Wavuze Imana n'uwo muryango n'abantu burinda bucya, inyoni zirabwe. Twatangiye saa 9 z'umugoroba tuvuga Imana, burinda bucya bigera mu gitondo inyoni zirabwejagura. Barateka, turarya, turasirimba, turavuga Imana, turahanura. Imana igukureho wikoreye. Inzira y'umukiranutsi irahari. Lela sharabo. Ndabwira abantu bankurikiye, ndabwira abantu bababaye muri iki kiganiro, muri ubu butumwa. Ubu ni ubutumwa, iki kiganiro ni ubuhanuzi. Umwuka w'Imana yambwiye nze mbwira abantu ngo inzira y'umukiranutsi irahari. Yewe udukurikiye we, akira inzira y'Imana, akira inzira y'Imana papa, akira inzira y'Imana mubyeyi we. Twaraye tuvuga Imana buracya, turabaherekeza, baravuga ngo mutwemerere rero mutubere n'ababyeyi. Ngo nta babyeyi dufite. Wabyanga se? Ntabwo wabyanga. Babati turabyemeye. Babaha n'amafaranga, baravuga ati mwakira envelope. Ya envelope nanjye nayitahanyeho. Iyo envelope, iyo nzira y'umukiranutsi ayiririyemo amafaranga babasigiye kubera Imana ihagurutse abakozi b'Imana bihangana. Umva igitangaza Imana yakoze. Amafaranga babasigiye muri envelope bafashe make n'ibyo bafashe menshi. Uwo mugabo ati wa mukozi w'Imana, ejo ndari ngukubise, wanambyeho, turagumana, bateza cyamunara, ukomeza kumbwira ko inzira ukumbwira ko hari ikintu. Uyu mwanya Imana yawe ndayibonye, none rero tuguhe iki koko? Nani umunsi turi inshuti. Ubundi hari ukuntu umuntu asengera umuntu akajya avuga ngo ndasenze. Nimba hari ibintu biryoha ni ugusenga igitangaza cy'umuntu wasengeye akakigeraho ukiri muzima, mukiri kumwe, tukiri kumwe. Reka mbwira umuntu ngo umuntu nimba ari umukozi w'Imana nkurikiye ukaba ufite umuntu usengera, usenga kugeza igihe uri gusengera asubizwe ugihari, uzabona inyungu zo gusengera abantu. Ubu ntiwabibona, ariko Imana itabaye umuntu wasengeye, yego, bituma amavuta azamuka. Ngo iki? Na n'uyu munsi mu bantu bamfitiye akamaro uwo muntu abamo. Iyo ni inshuti magara. Iyo ni itsama itavuga ati ntukitsamure mari. Bivuze ngo nanjye Imana yakiriye mu iki? Inzira.
Kristo inzira y'umukiranutsi irahari. irahari. Erega ikindi tudakwiye kwibagirwa, ntabwo Imana izamanuka ngo ice inzira imbere yawe uyibone. Inzira yanjye izanyura kuri we Larisi, Yes. igenda ikomeze inyure kuri runaka, inyure kuri runaka, ya soko uko izakomeza igenda, niko inzira yanjye izaba ikiriho. Cyo no kuri. Haleluya. Amen. Inzira y'umukiranutsi irahari. Irahari. Inzira y'umukiranutsi irahari. Irahari. Kandi hariho abantu bari batakariye mu nzira. Hariho abantu bari baguye mu nzira. Barahari. Hariho abantu bumvaga imisozi baye imisozi. Ariko turagutangarije, inzira irahari. Turakubwiye ngo inzira irahari. Haleluya. Wikuka umutima, inzira irahari. witakaza ubwenge, witakaza ibyiringiro. Inzira irahari. Uririmbyi niwe wavuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo. Ibyiringiro byawe byongere byuzure, kuko inzira yawe irahari. Nubwo uyu munsi utayibona, ejo ntuyibona, ariko ejo bundi irahari. Data arakorana uko yakoze kera, n'uyu munsi niko akora, n'ejo niko azakora. Inzira yawe irahari. Nubwo Sanibarati na Tobiya bahari bashaka kugucogoza, inzira yawe irahari. Hari abagabo batatu bari muri Bibiliya, ngira ngo ni mu Kuva, niba atari mu Barewi, bari kubaka umunara bashaka ngo kugera ku Mana. Iriya ntabwo yari inzira yo kubageza ku Mana, ahubwo yari inzira bo ubwabo bishakiraga. Inzira uzishakira Imana itabishaka izayifunga. Ndagira ngo nkubwire ngo wakwicira inzira ukabona ni byiza, ukanaryoherwa inzira ukayinezererwamo, ariko uzagiramwo ibibembe. Hazaba harimo ibibembe cyane gose, uzaba wiciriye inzira. Ariko inzira Imana yaguciriye, ako kantu gatindeho. Ako kantu gatindeho. Inzira abantu benshi bari kwicira inzira, yego, bagashugurika, yego, bakavuga ati reka ngerageze, yego, nta nzira ivamo, hava nk'ibikomere. Ari umuntu wambwiye mu minsi ishize, arambwira ngo Kristo ngo wakagombye kuba waruriye indege. Arambwira ati zana amafaranga nkwereke uko tubigenza. Anambwira n'inama y'igihugu ngo iriye kujyamo, kugira byorohe nyine nyuri zapanye. Iyo si inzira y'umukiranutsi. Ariko ngarutse nibuka ko Imana imaze kumbwira ko izanyuriza indege nta mwene mama ubigizemo uruhare, nta data wacu, nta muryango. Ndavuga nti harya ubundi ubu ngiye nkanagushyanga, ubwo naba ngiye he? Nkagwa muri ibyo bihugu ngo nagiye gushaka inzira. Ariko nubwo tugitegereje inzira ya Kristo, mureke twihangane. Biryo uwarambije, uwarambiwe yatashye. Rero twihangane kuko inzira y'Imana irahari. Ntabwo inzira ari uko nca ya bugufi ngo mvuge ngo reka nyure kwawe Larisi mubwire nyine amfashe. Reka. Ahubwo rindira utegereze inzira y'Imana. Habe mu gitondo, habe nijoro, habe saa sita, inzira y'Imana iyo wayihagazemo neza, Imana iragutabara. Bakunzi bagusengerwa, inshuti mudukurikiye, babyeyi, abagabo, abasore, abantu mwese mukiri mu itorero mutari mwabivamo ngo mujye gushinga akabari, ngo mwirwanirire muri sezere, ngo mujye gushinga, mugerageze ujye gucuruza itabi n'ibiki byose kugira ngo reko abone utuyira twabupanya. Kumana na Yesu afite inzira. Ndagutangarije ngo gumane na Yesu afite inzira. Wowe utaratenda ngo ujye kwicuruza ujye mu muhanda, kumana na Yesu afite inzira. Wowe ubona ko byacanze, we bari kurangira aho abantu wakiba, gumana na Yesu afite inzira. Yesu azatinzeho ariko yaza akitamurura. Kandi kugira ngo aze arabanza akakurarikira abakuvuga, arabanza akakurarikira abaguseka, kugira ngo ntago amashimwe y'uyu mugabo ntabwo aza mu gikari. Ntago Kristo atereka amashimwe mu gikari. Amashimwe ya papa ayatereka muri saro. Ni ukuvuga ngo mu gihe uri mu mubabaro, mu gihe uri mu magambo, mu gihe uri mu bukene, mu gihe watinze gusubizwa, ararika abantu bagufasha kukunegura.
nibyo byabaye kuri y'ubu. Ararika abantu mu gihe ubu ngubu uyu muntu akize Christine, abantu bose baramuyoboka, umuntu afite baramuyoboka. Rero iyo ugeze mu gihe cy'amakuba abantu barakunegura, abantu bakwita amazina. Hari n'abavuga ati ni ukubera ibyaha, abandi ati byaramucanze. Uzarebe inshuti, umuntu wese uzi, njya nkunda gukurikirana amakuru, njya n'umugisha wo kubugira n'abo bantu Imana igira neza nanjye bakantumira. Iyo umuntu yahawe umwanya ukomeye cyangwa hari izina ryahindutse n'utari umuzi aramumenya, ahita avuga ati komera turi kumwe turanywera turarira, kuko bakwibutse. Ariko ukiririya higiro de bari, ukiririya hirya nta muntu wari ukuzi usibye Kristo wenyine. Niyo uhamagaye ntibakwitaba, n'inzira ari gutegura mu buzima bwa uyu munsi ni wowe na Kristo wenyine, ni wowe na Kristo n'umwami wawe. Gumana na Yesu agiye kurambika inzira utambuke. Dro ele sharabo. Abandi bazaza babonye igitangaza giteretse aho ngaho. Yesu yavutse, abantu bose barayobotse bagate tujye kureba umukiza yavutse, ariko ataravuka ntago bageze bajyayo. Hari abantu Uwiteka atabaye muri iteraniro. Imana ibagirire neza. Ndimo n'umwuka Imana ngo hari abantu Uwiteka atabaye. Uri wenyine, urigunze, byagucanze, uri kurira, wabuze icyerekezo. Gumana na Yesu. Inzira y'umukiranutsi irahari, ntiwirwanirire. Chrissy, iyi kiganiro uzagarukamo, cyitwa inzira y'umukiranutsi irahari. Kandi datazanye inzira muri uyu mwaka. Yemwe bantu munkurikiye, papa afite inzira muri ubu buzima turimo. Data afite inzira aducishirizamo tukabaho. Afite n'indi yateguye itujyana mu bwami bw'ijuru, tumuhereze icyubahiro. Afite inzira ebyiri, afite inzira aturindiramo akarinda uyu mubiri twambaye, afite inzira aturindiramo akaduha ibyo kurya, igaburo rya buri munsi, afite inzira kurindiramo abana bakiga bakabona minerivare bikomeye, afite inzira kurindiramo ukabona ubukode ukayigura y'ukwezi. Abantu mwese mugura inzu y'ukwezi mwese, ndababwiye ngo mwihangane tugumane na papa. Hari abantu bagwize yiryamemo wayiguze ukwezi ntugire ubwoba, niyo nzira yaguciriye. Uratangaye, iyi nzu bayishyuye ukwezi uba wayiguze umunsi. Abantu rero mwese turi kugura inzu mu kwezi tukayishyura, niyo nzira data yaciye. Ariko afite n'izindi zo kwa ashobora no gukora igitangaza akanaguha ukayigura mirere na mirere. Njye mbwira motari iyo nicaye kuri moto nabwo ni moto ndayiguze, agahita avuga iki ubu ndayiguze, ntiwemere kwirukanka, uragenda ku mabwiriza ayanjye nashiramo uvuduke. Iyo giye mu modoka nkateka tagisi vatire, mpita mugana uburenganzira bwawe bwose nta buhari, ubu ndayiguze. Kuva hano kugera aho ngiye ni ngewe nyine y'imodoka, ubaye shoferi ati ndabyemeye, yatabyemeye ivamo. Ndavuga ubu uri shoferi ni nge boss, ati n'iby'imodoka ni yawe. Noke ubwo usabwa kugendera ku mabwiriza. Nubwo udafite imodoka ariko buri munsi ntugura imodoka, we urayigura. Iyo ugiye muri bisi ukagenda waguza yawe, ushimira Imana ko niyo nzira Imana yaguciriye. Inzira y'umukiranutsi irahari, kandi ikintu gituma Imana neza umukiranutsi, iyo umukiranutsi ashobora kunyurwa. Reka mbwira umukiranutsi wese dukurikiye ngo nyurwa n'ukuri. Ibyo birahagije. Iyo ubasha kwakira no kunyurwa, byose birikora ubundi. Nuko bimeze. Yego. Kunyurwa. Buriya rero ikintu kibi kibaho ni ukutanyurwa n'uwuriwe. Oye, ngomba kunyurwa ko nimba nasomeye kuri iyi meza, ntabwo ndajya gushaka ngo ibirahure. Oya, ndanyurwa n'iyi meza nuko nyine niyo nzira data yampaye. Ariko tukanabwira na babandi batanyurwa ngo bige kunyurwa, kuko Yesu nyine atanga uko ashaka. Iyo utanyurwa ntugere Kanani. Uba nka mukaroti. Ugira mukaroti, ikintu cyamuhitanye ni uko utanyurwa. Yumvishije intama zihereye n'amatungo atayiwe
ati yindi yangira agiye areba agumaho, ariko yunyurwa uravuga ngo unjyana afite ahanjyana, reka nyurwe n'ibyo ari kunkorera. Yo umuntu muri kumwe mubwire ngo nyurwa, inzira y'umukiranutsi irahari. Erega Kristo ari mu kazi. Akarimo kuko yaza kuba atakarimo nkanjye mba narageze ahacecekerwa. Warapfuye. N'ejo bundi ndi kuva Kampala turi kujyayo, ubu mwari kuza gufata amavideo nyine muri kunshyingura. Si ibyo subiza sura umusitari no kuriye kugenda. Nashidutse ndi kuvuga ngo mwami Yesu ndengera turengere nabo twari turi kumwe. Yo Nshiduka ndi munsi y'intebe, navuye ku ntebe nkubita umutwe kuri kiriya kintu kiba kiriho vora, kiriho vora, kiriya kintu za kimbere. Urumva nari no gukubita mu kirahure, ariko nakubise kuri cya kindi vora ibiriho, ngenda hano habyimbye. Ubwo mwari mukoza gasita? Yego, imodoka yaracitse nyine ihita kubanuka kujya mu wundi muhanda. Icitse firi. Nge rero nakubise kuri icyo mitangaruka mitanja munsi y'intebe. Ngaho ndavuga ni ijambo nibuka nyine nuko navuze ngo mwami Yesu turengere. Twarenze tugera Kampala umutima utarongera gutuza. Noneho umunsi wo kugaruka ugeze ndavuga ni mwami Yesu nindongeye nsubiye muri wa muhanda. Nari ndimo ndabwira abo twaye turi kumwe, noneho ndabona ngiye gutega indege. Akambwira se indege ni yahano naho rubaye. Ariko mu nzira zose tunyuramo Yesu aba ari kumwe natwe. Niwe urinda umuntu akamurinda amajya n'amaza. Ahubwo suzi ko buriya ntahari Imana haciye inzira. Igende ducira akayira ni ruto. Hari wakubise umutwe ntugwenye, washaka kubita umutwe ukamenekera ukagwa hanze yaje ukahitupfa. Ariko kuko Kristo yarazi kuzaza kuvuga ijambo ry'Imana, inzira y'umukiranutsi yarakomeje ubaho. Na n'uyu munsi uriho. Se mvuga uburozi nariye, Imana ikabundinda kubw'inzira y'umukiranutsi. Ibyo byo twarabirinze kuko baraturoga ntidupfe. Bakaduteza ihembe ntiridufate. Agisida nakoze 2015 akaguru gacekamo ibice bitatu, igikamyo kingonze kikabura, ariko umunsi nkabandiho inzira y'umukiranutsi no mu rupfu imusangamo. Oya ntubizi se ko bantanzeho 1,200,000 ngo banyice bikanga. None ubuse nturi ndi muntu ukize. Inzira y'umukiranutsi. Haleluya, amina, amina. Inzira y'umukiranutsi Kristo ari mu kazi, kandi akazi karagakomeje ngarokora umukiranutsi mu minsi mibi. Inzira y'umukiranutsi irahari. Ndi kumva umwuka w'Imana ambwira ngo hari ibintu Yesu akoze bikomeye ku bantu. Hari gitangaza abantu bagiye kubona. Yesu ari mu kazi ngo arokora umukiranutsi mu minsi mibi. Iminsi mibi irahari, indwara ziriho, ibyorezo biriho, ubukene buriho, amadeni ariho, akagambane kariho, amashari ariho, inzangano ziriho. Ibyo bintu byose niko biri kugora umukiranutsi, ariko data yambwiye mbabwire ngo inzira y'umukiranutsi irahari. Dushaka tunasenga. Ntacyo bitwaye. Seka twe ntabwo tuzazana imperuka. Twebwe twizereye mu ijambo ry'umukiranutsi ko inzira ye ihari. Uburwayi burahari, amadeni arahari, abazinga koko barahari bari kuzinga, abagutwaye imyenda barahari, abatwaye amafoto barahari, abarwanya ibiganza byo ngo bitakira barahari, abifuza yuko usazira muri ubwo buzima barahari, abatifuza yuko ubona ibyangombwa barahari. Nubwo ibyo byose bihari, uduhinda tw'isi n'imiruho y'isi nubwo byuzuye, data yambwiye ngo mbwira abatuye isi mbabwire ngo inzira y'umukiranutsi irahari. Ngiri ndarizanye, Uwiteka yame ngo ndizanire itangazo. Ni itangazo nje gutangaza ku bantu b'Imana. Inzira y'umukiranutsi irahari. Nuryama ujye ubwira dayimoni ngo reka kuncunaguza, inzira yanjye irahari. Nakaza mwendo mimi. Amina. Amina. Nuryama usinziriye Satana gusakura ujye ngo ndakwiyamye, inzira y'umukiranutsi irahari. Mubwire ngo nubwo biriya wabinkangishije, ariko uyu munsi ntago bikinkanga. Kuko namaze kumenya ko inzira y'umukiranutsi ihari. Irahari. Yego.
kandi ikindi iyi nzira umuntu uri bube maso akumva iri jambo arahatabarirwa, akumva iri jambo uyu mwaka urarangira Imana imweretse inzira akwiriye kunyuramo. sigaho usubiyemo nuko bimeze. Uyu mwaka urarangira Imana ikweretse inzira ukwiriye kunyuramo. Inzira hari biba amatangazo, hari nibiba n'ubuhanuzi. ubifata uko byumva, nubifata nk'amatopiki birakubera amatopiki nyine yahimbwe, ariko nubifata nk'ubuhanuzi bwawe urabyakira. Nge naje kubabwira ko data yantumye ngo inzira y'umukiranutsi irahari. Nawe wisubiyemo ati uyu mwaka data yambwiye ngo irahari guhera muri uyu mwaka. Inzira y'umukiranutsi irahari, kandi abantu bafite ubwoba, ariko itabara umukiranutsi yamaze gutegura inzira. Ibitera ubwoba biraza, ariko irinda umukiranutsi yateguye inzira, irinda uwubaha Imana yateguye inzira. Tugiye gusenga, ndagira ngo tugere ku musozo. Tugiye duti umuntu wese ucitse intege, wari ubirambiwe, umuntu wari urambiwe, wari ubivuyemo, wari wumvise amajwi menshi ya Satani, uwashaka kwirwanirira, wari ufashe imyanzuro, abo bantu bose nimugaruke kuri Kristo. Niwe nzira y'ukuri, niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ariko rikomeza imfuruka. Niwe wenyine utagusiga mu nzira, niwe wenyine utagusiga mu bibazo, niwe wenyine utagusiga muri ubwo mwamakuba ufite, niwe wenyine utagusiga muri iki gisuzuguro kikuriho. Ndimo ndabona Kristo atabara, hari n'umwana w'umukobwa atabaye. Niwe wenyine utagutererana. Abantu baragutereranye, ariko Kristo ntiyagutereranye. Ubu n'ubuhanuzi Kristo akuzaniye. Nugira amahirwe kubwumva, burahindura ibintu byinshi ku buzima bwawe. Nibyo barakuroze, nibyo barakuzinze, ariko izingurira hari. Nibyo baragutongereye, ariko ikuraho ibitonganira hari. Nibyo bafunze inzira zawe z'imigisha, ariko ikuraho ibigeragezo. Imana idasaza. Haleluya. Dako Satani urasebye, Satani urasebye. Igihe kimwe Satani ginasanga ndi mu kazi ko mu rugo, arambwira ati urabona kuri koza ibyombo, genda wiyahure. Sizi impamvu kaje. Ubu hanicaye, urumva ntabwo natiriye ngo mbwire umuntu ngo bunije zimbe gusohoka. Nyine ni wanjye. Satani arambwira ngo genda wiyahure. Urabona ko ubuzima bwawe buzahinduka, urabona buzigera buhinduka. Numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye werarese, zakugeza n'aho ababyeyi batageze. Iyo dayimoni igutera ubwoba, komeza unambeho. Ngira ngo birarangiye. Supa kari amajwi, mabuja baraje, asanga ndimo ndahanagura, asanga ndimo ndahanagura ameza. Icyabaye ni iki? Afata amazi y'ibyombo yaraye, arayafata ayamenaho, ngo ndimo ndahanagura ameza, ndimo ndanduza intebe ze. Ariko ubu nta ntebe uri kubona twicayeho di. Haleluya. Inzira, yemwe bantu b'Imana, yemwe pfubyi, yemwe bantu mubabaye, yemwe bantu byacanze, yemwe bantu mufite ibikomere, iyandokoye, iyanzigamye, nje kukubwira ko ifite inzira. Afata amazi ayamenaho, amazi y'ibyombo yaraye mu ndobo. Arama ngo nzapfa ntacyo nimariye. Ariko nakoze ubukwe mu mujyi wa Kigali, mfite abana biga muri segonderi, madamu nawe ari muri kaminuza. Ibiro nk'ijana.
ariko yewe ariko Yesu we satani we ondoka satani ufite uburenganzira ku bana b'Imana abarozi ntibafite uburenganzira ku bana b'Imana abagamba ntibafite uburenganzira ku bana b'Imana ndabona imigozi icagagurika muri iyo iteraniro Uwiteka nacagagura imigozi kuriho inzira yawe irahari yewe ntiwiyahure ntiwigirire nabi Yesu azakurokora ntiwigire nabi inzira y'umukiranutsi irahari rero ndajya ngo dusenge kuko tudasengera ngano byarangira ntahagutse ndi kwiruka iyo mfashwe mba numva ndi kumva natura intebe ndabwira ababyeyi ndabwira abagabo ndabwira abakobwa ndabwira abayobozi ndabwira abacuruzi ndabwira abanyamasengesho ndabwira abinginzi ndabwira abavuga butumwa ndabwira abahanuzi mutuburira abandi ndabwira abesikora mwese mubivemo wegera Imana Yesu afite inzira uyu mwami afite inzira y'umukiranutsi irahari kiranuka ubaha Imana izakubahisha igihe kizagera uzabwira abantu amakuru ndi kubwira abantu hari ukuntu abantu bashakira kwiba bakoresheje Imana bayibeshyera inzira y'umukiranutsi irahari mperuka gura n'umuntu bamwibye baramubwira ngo nafate telefone akuve telefone nziza yari yarwaye umutwe udakira bivuge batazabigukora baramubwira ati dusanga ahantu bamamagaye bamusanga aragenda baramubwira ati telefone yawe nigutera abazimu baramubwira ngo yifata uyihambire mu byatsi numva mu byatsi uyijugunye kumbi bamwereka ngo uyijugunye mu kiriya cyerekezo ngo ukura yijugunye ngo niko abazimu bose barabagiye noneho barayimuriye arayifata yihambira mu byatsi kumba hayijugunye niho nyine hariho n'abayisama kwihambira mu byatsi ni ukugira ngo ninagwa itagira ikibazo arahambira kubera umuruho n'ibikomere byose uzi ko abantu bafite n'ibikomere batewe n'abo bita mu nzu y'Imana uzi ibikomere komera ihangane Yesu agiye kugucira inzira nubwo nawe wahungiye byagucanze Yesu agiye kuvura ibikomere arafata arayohereza arijugunyayo barayisama yahita mwatuba abazimu baragengaho taha aragenda ageze mu nzira ubwenge buragaruka ariko si telefone ndayijugunye arahamagara ati wera ati ndajya nkubwire ntibigenze biteze ati ngiye gusenga ahantu ati barambwa ngo telefone nk'amazimu ninyijugunye uracyabaruzi ndabaruzi ntihita uhamagara undi muntu uhamagara umuntu muri kwe mumanukane umanuke wahindutse bayiguye babonye amanutse bahita biruka telefone biragiye hari n'abantu bafite ibikomere byo mu nzu y'Imana bakomeretswe barakomereka kubera ibikomere byo mu nzu y'Imana ntibitume uva kuri Yesu nta hantu utahura n'ikigeragezo nta hantu hatari ikigeragezo ariko nubaha Imana muri iyo nzira Imana izaca inzira y'umukiranutsi irahari bakundwa bene data mudukurikiye abari mu gihugu cyacu ku migabane itandukanye y'isi mwese ndagira ngo umuntu wese wabuze inzira anyemeye dufatanye nimba waguye Imana ikubarire nimba warasubiye inyuma Imana ikweze nimba ugiye kwirwanira Imana ikubarire nimba hari ukuntu byari byaragucanze Imana ikubarire hanyuma Kristo amaze kukubarira ndagira ngo dufatanye tuzamure isengesho tubwire Imana ngo Uwiteka ufite inzira ndagira ngo witegure kwakira inzira Kristo unyemerere ugiye gusengera abantu bari barasubiye inyuma abantu bari baraguye abantu babuze inzira bicira inzira abantu babuze inzira batuka Imana abantu babuze inzira basubira mu byaha abantu bari kwicubasamo ugiye kubwira Imana ngo Mana atange imbabazi kuri aba bantu kuko abantu nabo bakeneye ko Imana bahindura amateka kandi Imana ntiyagwenda amateka hatabaho imbabazi abantu abanze babwira Imana ngo Mana tubabarire abantu babuze inzira barishingira abantu babuze inzira barasambana abantu babuze inzira bariba baresikora abantu babuze batuburira abandi ugiye kubwira Imana ngo Mami tabara aba bantu hanyuma nza gusenga isengesho nanjye ndasenga mbwira abantu ngo natwese twinjira mu nzira y'umukiranutsi yego ikaribu Mana mu izina rya Yesu Kristo haleluya
uri Imana guhungiyeho kuko niwe wenyine, uri Imana ibabare, niwe wera, niwe Uri Imana. Kristo, Ole niwe pa. data wa twese mwiza. Lekusika defa. Ngo nubwo Isirayeli itatwemera, yabuze, iyo basenganye bayibuze, ariko uri Imana ifite inzira. Remera bakubaha inzira yawe, kuko iri ni itangazo utanze, inzira y'umukiranutsi irahari. Remera abakobwa inzira erere bakirwana ntibikunde, ariko uri Imana ifite inzira. Bakisiga amavuta ahenze ntibikunde, bakambara bakazamara rwose ntibikunde, bashyiraho ibishoboka byose ntibikunde, ariko uri Imana izingura. Tere pangola lera sharabon. Dukubitira Satani, ukubita uvane mu nzira imigambi ya Satani, urema inzira y'umukiranutsi, kuko inzira y'umukiranutsi irahari. Abarozi reka basebe, abapfumu basebe, bamenye ko hari Imana twakurikiye. Remera inzira y'umukiranutsi. Abasore uriko sikadre bagerageza ntibikunda, ariko twibutse ko inzira y'umukiranutsi ihari. Ubu butumwa turabuzanye. Remera abasore inzira y'umukiranutsi, kuko inzira hari, bakira inzira. Kubita imbaraga zibarwanya. Hari abanyamadene, hari abafite amadene akomeye, babona ko bagiye guseba. Hari ababuze ibyangombwa, hari ababuze icyerekezo, hari ababuze aho kuryama, hari abishwe n'ubukode, hari abari muri za cyamunara, hari abari mu bitaro, bari muri koma, hari abaheze inda bazibazingiyeho, hari abafite ubumuga bw'ibikomere, hari abacitse imigongo. Inzira y'umukiranutsi nirokora abantu b'Imana.